Kongeye kuramutsa nshuti bakunzi ba Iris Rwanda Limited, Iris Rwanda TV, Ficus TV, aho muri hirya no hino amahoro Imana nabane namwe. Ushobora kudukurikirana unyuze ku murongo wa radio online radio ya Iris Rwanda online radio. Ushobora kudukurikira kuri Iris Rwanda TV ukara amafilm atandukanye. Ushobora kudukurikira kuri channel ya kabiri Ficus TV inyuraho amakomedi, inyuraho n'ibiganiro bitandukanye. Uyu mwanya rero mu rwego rwo kuzamura impano zitandukanye, mu rwego rwo gufasha abantu kugera ku nzozi zabo, twatumiye abakomedi batandukanye ari nabo tugiye kuganira nabo. Urabona ari inde muri abangaba uvuga ngo korane na Iris Rwanda Limited, Iris Rwanda TV. Agatanga mbararikira ikigoma cy'umusore wizimeka cyamaze no kugera hanze. Wajya kuri Iris Rwanda ugashyigikira uyu muhanzi ukarabira indirimbo ye ukayisharinga. Ni indirimbo yitwa My Story yakorewe muri The Main kwa Badrama, kandi ni indirimbo irimo inyigisho ndetse ikozwe neza cyane. Reka rero ntangire nakire abantu babiri nta kindi kiri bukorwe nukuza bakatubwira amazina yabo, bagakora akantu bateguye, bamara kuga presenta tukababaza ibibazo. Ubundi mwebwe mu hanze amaso kuri ekran mwe muzavuga ngo uyu arashoboye cyangwa uyu ntabwo ashoboye. Muri kumwe nanjye ntabwo ndibuze kwivuga amazina, nanjye muri comment andikemo ngo iryo zina iryo jwi ni rya runaka, kuko ndi umwe mu bantu bavuga bafite ijwi ryihariye, kandi ndi umwe mu bantu kwisi bafite ijwi ryiza. Makuruzi kubona harabaye ikintu kimwe ntabwo ari nka mbere. Byari bisanzwe shana, byari nka mbere. Kubona wagira waratse sha, sinzi ikintu ugira shana ukuri naka kuko ndikora nubwo ariko wanyanze tuzi ko tukiga muri primaire kuno waneye indobo, ntabwo ndacika indobo n'izina rye, ntabwo ndacika intege no kwenda gukunda. none byambi gufasha miki ni ibintu wamfashamo nawe nyine wa mu rukundo, nanjye nka rugwa tugakundana. Rukundo ndo narwo mfite inuma y'urukundo rwarundi rwa mu mutima, nanjye ntabwo rwa mu mutima. Mfite abandi tukongeraho na tugakundana. Mfite abandi benshi naruhaye wowe ntabwo urimo. Oya ntunsuzugure cyagiye mbere nyiri umukene nyine, ariko ubu ngereka mwereke nubwo buriya njye mu rugo bizera buri munsi wo bantu kugavurija ntabwo narirenze buri ukumva rero akabiswi kijana ka buri munsi bazagira ukemereka. Oye umva n'ikindi nuhangayika kuko ntabwo twabura kitubeshaho, kuko na papa arambwe ngo wamurima ngazanyubakira n'inzu nazangurura nizibyarangazaziwe. Nukuri kw'Imana ngikizere ukabukimbwira ngo nagura umukene nka mbere. Oya nukuri kw'Imana zanzu suruko yazanzu yanzu nagwa murima zazindi zenda kuriduka nyine nubwo zishaje, ariko nyine hakubarambwe bazabima nuko abandi bana konziko mufite nk'umunane birakaze. Abandi bana nanjye ninkura nanjye nzabaha, ariko ubu nuko Imana gukunda ko nshimye gutanize ngo urangize bazabigwa baguca hiki. Oya kwiga bihoraho twanaziga, ariko mbabara nuko Imana gukunda. Bira bizadutunga turangize tunabigurisha wigemo. Reka ibyo njye ntabwo byamfata nushaka kurekeraho. Sawa nyine ubwo nyine muri make uranyanze ntago bishoboka. Oya nje ndagutera imbabazi pa kuma urukundo nuko nyine uranyanze zinere nyine ndagutera imbabazi nje, ariko nje ndavana uma urukundo rira nushaka marira ave amere nk'amere gutera imbabazi kavana uma urukundo. Ntabwo ndaguhana kubwiye ko rwose narutanze narwo nasigaranye. Sawa nyine narwo n'umuntu acira hano nagira uzafata nagira uzafata none wanje ko rushoboye abakobwa bigenda zamzuru kome mama na papa bari ntabwo bazaza ku kazi ngine twicara mu gihe amakuru ni meza nyine nje ndi gutekereza akantu nshaka kugusaba. Akantu ushaka kunsaba gasanzwe kanenya murira shaka ko natwe tugira gukemura. ntabwo nabyishoborera. Ese ubu wabuzwa n'iki? None se uri umuntu? Ntabwo nabishobora. Ahubwo nyine tugende se tugende. Oya ariko ntabwo nabishobora. Tugende. Ntabwo
ngango natugenda ariko batamfata batanyiruka sinindira gufata mama ntawe uhari na papa ntawe uhari kandi rero kamubwira runabyemera bazakongeza n'amafaranga ngenza bibabwira bazanyongeza ngahe wewe mbwira ushaka sibyo mbwira ushaka ubundi nyine birangira bazanyongezaho 1000 iyi nishaka kuvuga na 2 nawe suzi kandi bakiri ntacyo tugenda batazanyiruka Grazie, mwicare. Witwa? Manishimwe Providence. Manishimwe hano bakwanditse. Provi, biga mu kangahe? Wa gatanu. Primaire? Secondaire. Biga he? Groupe scolaire cy'abagarura. Imyaka ingahe? 19. Korona yagiye bongeraho undi mwaka wo gukora. Witwa nde? Benwa. Denis Strong. Umuvuze mara. kabiri. Imyaka ingahe Ben? Bagake mu kangahe? Urisi muri Ghana. Okay. Mugiye kwakitingana mwembi. Muyi musi wa mbere. Umusaba urukundo. Ari bwo muhuye. Nase kungingo mufite umunota umwe. Nta kibazo nyine biragaragara. Nitwa Manzi rero. Manzi. Njye nitwa Kadete. Nitwa Kadete. None se kumeze neza. None uragira ngo Nanjye nyine ubona nanjye ndi njyenyine. kandi turi kumwe. Nshaka kuvuga nyine ko nyine twari tutumukundana. Kundana? Kwibera bashi. Ko mfite abandi. Mfite abandi? Abandi bagera muri 3. Wenda abo 3 nyine basi reka nze ndi uwa mbere sibyo? Uri uwa mbere? Nuko ndagukunda ndagukunda. nuko si ubwo wari uwa mbere urumva arabo wa kangahe? Nyine nahita mu wa 3 uwa kabiri nagara bahari nyine. Keretse niwemera nka kugira uwa 4 cyangwa uwa 5 ngazashaka. Ntago bishoboka ntago wakane. Ntago wikwirirwa upfukama ntago bishoboka ntago wakane. Sheri. Amen. Rero. Urabizi ko turi gupanga ubukwe vuba. Yego. Nk'abantu tugiye kubana ubuzima bwacu bwose. Hari ikintu nta kuyerera. Yego nta kibazo cy'ubundi kugira ngo uruhuke regada. Sheri rero urabizi abasore tugira nyine ibibazo byinshi hari n'ukuntu ukora ibintu utabiteganyije. Ariko ni ngombwa ko mbikubwira nabibitse igihe kirekire. Yego. Ntabwo twabana nabikubwiye. Nta kibazo mbwira. Sheri. Kara. Ndabizi neza kuri bubyakire. Ndabyakira mbwira. Mfite umwana nabyaye hanze. Mfite umwana? Mfite umwana. Mfite imyaka ingahe? Mfite imyaka 3. None urarebye ukabona nabana nawe ufite umwana kandi atari njye wamubyaye. Umva nyine. Nanze kubihisha kugira ngo tubane unzi. Mva reka nkubwire rwose ubushuti bwanjye nawe twari dufitanye birangire nyine n'ubwo bukwe bwose tuburangize. Erega kwishyiraho umusaraba reka ntago narera umwana nabyaye. Wibwire icyo kintu. Oya mbabarira. Mbabarira. Hey, my skit happy. Nitese. Iso. Numeze neza. Ndeba ariko ntukagire isoni. Njye nkugirira isoni. Utasize amavuta ku munwa byagenze bitese. Warayanguriye. Warayanguriye. Kanisake ndebe ko aricyo nakumarira. Wayazanye mu mufuka se? Amafaranga ntashaka. Oya, nese ko mbwiye amavuta kumbwiye amavuta mbwiye amafaranga. Uko se Sheri uzi ko buriya ndebye muri agenda yanjye sanga abantu twagize gukundana urimo impamvu nje kukureba. Kugeza n'ubu ariko turacyakundana mbanze mubaza ikibazo ubwo uje nari nagukeneye. Ugira gahunda cyangwa dore imbere ya byose akira. Sana. Sinzi binebe ikibona. Werekana mukecuru. Arumaze iki?
subiza ikibazo nkubaza siko munabaye mugufi cyane ni kondesha kondesha okay nisishire kushaka ko ushyira mu mago nabo kandi njye mbona nta gahunda ufite ndayifite naje nshi zaho imyaka igeze fata tumaze touch gukundana fata telefone si iyi nashobora no kuyikoresha ntabwo nabishobora waba ugipfushije ubusa nsanga zano ubwo uzangisha no kugikoresha ndetse kutarekura uri kuma cyangwa uri kunyenera kinigi cyundi ntabwo uzi ko touch ntacyo nzi niba ari nacyo touch ntabwo mbizi kimaze iki mvura mubwire nari nibagiwe ndumva ntabwo uzi gukoresha touch yego kuri gusubiramo cyane si uruko n'amatwi nayibagiwe wanyu mukoresha iki wacu dukoresha amasafuriya n'amasahane n'ibindi bikoresho byo mu nzu nanjye ngo narakunze nkora n'inguguru wibera mu ngurube wibera mu ihene wibera mu nkiri nyine ese urareba uko nsubundi ukabona nkwiriye kuba sundi kwambaye ikote mu zuba dusubira kureba tuza nk'icyanye na wamboka iri naryo riri mu byo wanguriye sibi nibi ikijumba mu mufuka ego ikijumba mu mufuka cyane ariko sinjye se urakirya yombe kumuko nanjye ngo narakunze inzu urakirya ariko ntabwo nakikuzaniye ahubwo ritongo umva mubwire nuba nanyuze mu muhanda ntuzongere no kusuhuza urabusuhuza ngo nibeshye ngo nyagukira mu rugo kumbi wamenera frate ukagira ngo na frate irahari frate urayizi frate ntabwo ari wa muturanye wanyu ni frate televiziyo ubwo nibyo uzashaka abo muhungana none se uri ku rwego mva mubwira akantu ngiye gukoroza ingurube izi ugiye kugira ute gukoroza ingurube 3 uzinyoroza izi bwagora tuzajya tugabana ibibwana nuko kuko twigeze kubanaho ngiye kugira neza nkoroza ingurube uzajya uraziha ibiryo unanjye ungaburire nyine bitwaye iki ariko ntacyo nyine abikora ndabikora ubwo igisigaye ugiye kwikundira ugeza gute ushaka yego ariko ubu nakumbura utahombye cyambere sa nabike uri kumbona usa sa nabike rano kuntu usa bike ni bike koramo wumve usa nabike ni byinshi kumva umusatsi ni nk'uwa tarapu aho mvise ni tarapu koko tarapu Obama uriya na Obama bari abavuye ku ariko uri kagufi kuba uri muremure so gusoroma hiki ngo uvuze ariko ukuresha baraguhemba ngo nukuresha gutyo randeba siki kutangira muremure warasoje kwiga oya niga senior 5 ufite imyaka ingahe 18 wiga he SB Kamonyi wiga he Tisi cyane. ufite imyaka ingahe 19. hano bakwanditse witwa Ishema ry'Imana Angel. ufite 19 ugasinya 6. nayasoje ugira ikindi Ya science and mathematics. Okay. Mwana we Kamonyi. Ubuse urabona gufatanya filime comedy no kwiga. Uzabishobora? nabishobora Uzabishobora ute ko kubera ko no kwishuri tuba turi muri training kandi turakena usanzwe ukina? yego Okay. Ushobora kumara iminota 5 wivugisha uri wenyine? Tagira. Yesu we ejo bundi nagiye gusenga umuhanuzi aramanurira gusa nanone ntabwo njya mbyizera neza Imana se ko yambwiye ko nzaririmba ubwo nzaririmba najwe mfite ariko nshobora kugerageza wenda nkumva ko nimba naba mfite ijwi da kuko imigambi yawe Yesu mwana use nzagenda imbere ya kamera nzaririmba gute yego ko mana ni ukubisengera cyane kugira ngo Imana impe imbaraga da Ntabwo yashize